Ndagusuje ngo haye ikaze nanone mukunzi wacu ukomeje kugenda udukurikira umunsi ku munsi uko bukeye uko bwije. Nge nitwa Theophile byugusenge, reka ngusuje ngo ikaze nanone udukurikiye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse namwe mudukurikiye muri mu bihugu by'amahanga iyo kure mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, namwe turabasuje aho mwaba muri hose ndetse tubahaye ikaze. Nago twatangira inkuru zacu tutavuze kuri iyi foto. Iyi foto isa naho idasanzwe iri kuvugisha abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munyamakuru mureba yitwa Murindabi Irene, n'umwe mu banyamakuru bakunze kugenda bakora inkuru zisa nk'ari iz'ubutabazi, haba gufasha ndetse no kuzamura impano z'abatari bake. Aha twavugamo nko kuzamura impano yabonetse hagati ya Vestina Dorcas ndetse na Niyo Busiko, bamwe mu bahanzi bakunzwe kandi ndetse bakiri bato cyane hano mu Rwanda. Uyu mugabo kandi ukunze kugenda akora inkuru zitandukanye ndetse zo gushimisha abatari bake, haba mu myidagaduro ndetse no zo gufasha abantu. Ntagakunze kugenda atangaza byinshi, ariko ibimuvugwa ndetse n'ibimwandikwaho nabyo byakivugira, cyane ko ari umugabo umaze kubaka amateka ndetse n'ubukombe mu gufasha ndetse no gushyigikira impano z'abakizamuka bakiri bato. Ni mutwemerere kandi amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Uganda, ari kuvuga inkuru isa naho idasanzwe. Umubyeyi witwa Mariam nabatanze nyamara ku kazina ke ku kabyiniro yitwa Mama Uganda yatangaje ko yabyaye abana bagera kuri 44 bose nta kibazo na kimwe ahuye nacyo. Mu kubyara uyu mugandekazi yibarutse imfura ye ku myaka 13 y'amavuko, nyuma yuko kandi ababyeyi bari bamaze kumushingira afite imyaka 13 gusa y'amavuko. Mu mashusho aherutse gushyirwa ku rukuta rwa Facebook rw'umunyamakuru witwa ukora inkuru zitandukanye hirya no hino ku isi, uyu mugore avuga neza ko ubu ari we wenyine urukorera aba bana wenyine, nyuma y'uko umugabo we amutaye ndetse akamujyana amafaranga menshi bifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Mariam cyangwa se Mama Uganda avuga neza ko magingo aya ngaya muri aba bana 44 bose yabyaye asigaranye abana 38, nyuma y'uko batandatu muri bo bose bitabye Imana. Nyuma y'uko kandi uyu mugore agiranye ikiganiro n'uyu munyamakuru akamubwira uko abayeho ndetse mu rugamba rutoroshye rwo kurera aba bana, Joel yamuhaye ibitanda abana bazajya baryamaho, nawe uyu mubyeyi agakomeza avuga neza ko yakoze uko ashoboye kose kugira ngo abana babe bari mu mashuri. Igitangaje cyane kuri uyu mugore cyangwa se kuri Mama Uganda ngo nuko kandi ku nshuro ya mbere yibarutse umwana umwe gusa, nyamara izindi nshuro zose yabyaye akagenda abyara impanga. Mama Uganda mu bana be yibarutse 44 akaba afite 38 bakiriho, harimo kandi abahungu 22 n'abakobwa 16. Mu bana 44 bose yabyaye harimo impanga 2 icyarimwe ndetse yabyaye inshuro 4, ndetse na 3 icyarimwe yabyaye inshuro 5, ndetse na 4 icyarimwe yabyaye inshuro 5. Uyu mugore avuga neza ko yagiye kwa muganga mu rwego rwo kugira ngo arebe uko yaboneza urubyaro, ariko ngo uburyo bwose bwo kuboneza urubyaro yakoresheje nta na rimwe byigeze bimuhira cyangwa se byigeze bimukundira. Nyuma y'uko kandi umunyamakuru asangije abamukurikira iyi nkuru y'uyu mugore, abantu benshi batanze ibitekerezo bitandukanye, aho bamwe na bamwe bibazaga uko abasha kwita kuri aba bana bose icyarimwe, abandi bagasaba uko yashyirwa mu gitabo cyitwa Guinness World Record gishyirwamo abantu baciye agahigo ku isi. Tubibutse ko ari urubuga rumugenda mukura amakuru agiye atandukanye menshi yobokamana, haba mu bitaramo ndetse n'indirimbo zitandukanye, abahanzi n'ibyigisho byinshi.